ndamutse nkubwiye ni mbwira umuhanzi ufite igikundiro unaririmba indirimbo z'urukundo. Ndabizi mwese mu mitwe yanyu ntabwo hashobora kuburamo iri zina King James. Ntabwo mbeshye nibyo, uyu muhanzi ni umwe mu bahanzi bafite indirimbo nziza, ijwi ryiza ndetse n'igikundiro mu bantu bamwe na bamwe, cyane cyane igitsina gore, dore yuko benshi banamushinja yuko indirimbo ziwe zanatumye bamwe banashaka igihe kitageze. Ya mazina ye nyakuri ni James Ruhumuriza, ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane bakunzwe cyane mu Rwanda. Yamenyekanye cyane mu njyana ya R&B ndetse na Afrobeat, akaba yaragize uruhare runini mu guteza imbere umuziki nyarwanda kuva mu mwaka wa 2000 kugeza ubu. Bimwe mu myirondoro yiwe ibimuranga nk'uko navuze, amazina akoresha y'ubuhanzi ni King James, izina nyakuri ni James Ruhumuriza. Itariki y'amavuko yavutse tariki ya 2 Mata 1990. Aho avuka, avukira i Kigali nk'ibisanzwe, nyine benshi nyine bazi ako ari umwana w'i Kigali hano hafi ahangahe Nyamirambo. Injyana aririmba ni R&B, Afrobeat, Pop, Zuke, no kurapanza gisigaye nabigerageza. Ubusanzwe umwuga wiwe nyine ni umwanditsi w'indirimbo, ni umuhanzi, akaba ari n'umucuruzi. Muri zimwe muri lebo, inzu zitunganya umuziki yabashije kugaragaramo, dore yuko ari umwe mu bahanzi batagira amarebo utazabona muri za team management runaka nk'uko ubibona n'abandi. Yabashije kugaragara mu nzu imwe itunganya umuziki ariyo ya Kina Music, akaba ari nawe yagiye agira ibikorwa bimwe na bimwe yagiye hakorera bigiye bitandukanye, byanatumye anagenda amenyekana mo gake gakeya. Zimwe mu ndirimbo nyine benshi mwagiye mukunda, mwanabyinnye mukanishimira cyane, sinazitindaho cyane. Navuga nk'iyitwa Inkingi, yamumenyekanishije cyane. Iyo ndirimbo iri mu ndirimbo zamupushinze, yantumye, buhoro buhoro, ndagukunda, ndakwizera, ni nyinshi cyane. Bimwe mu ndirimbo nyinshi cyane. The Girl Is Mine afitanye n'umuhanzi w'umuntu navuga ngo mpuzamahanga ariwe Kevin Light. Navuga ngo n'amakoraba afite hanze ku bandi bahanzi wenda bari international ni makeya cyane paraporo y'abandi bahanzi dufite muri iki gihugu. Nyine ubwabo indirimbo baba bagiye bafite zigenda zimenyekana, amakoraba bagenda bakorana n'abandi bahanzi bari international, ariko we siko biri, afite korabo nkeya nyine. Biranaguye no kumenya ngo yakoranye nande. Ibindi bihembo n'udushimwe yagiye abasha kwegukana harimo nk'aho yatwaye Guma Guma Primus, Guma Guma Superstar PGGSS 2012, aho yagitwaye ahigitse abanzi bamwe namwe bakomeye, harimo na ba Poli na ba Knowless n'abandi bari bariho icyo gihe na Band Boys. Ayihigitse arayigitwarana, baraho ngaho cyatorwa mu bihembo byaje bitandukanye, harimo za Salax Award nk'umuhanzi w'umwaka, yakoze ibitaramo bikomeye mu Rwanda no hanze, UK, USA, no mu Buholandi. Nyine yagiye agira hamwe na hamwe agenda agaragara. Bimwe mu bintu wenda agenda agaragaramo ni umucuruzi, afite inganda nk'uko bigenda bivugwa, afite supermarket, amaduka agenda acuruza, ndetse no kuba ari umudira w'imodoka, agurisha imodoka. Nyine bimwe mukunda kwita ngo ni ubukomisiyoneri. Akaba yarashinze na King James Foundation ifasha abatishoboye n'abahanzi b'abanyarwanda bamwe na bamwe, agiye agenda afasha gahoro gahoro, nubwo nyine bitari cyane nyine tugenda ngo bivugwe.
kandi King James ni umwe mu bahanzi bazwiho kuba ari umuntu ucecetse, utuje, ukunda gukora cyane kandi agakorera mu bwiru ku buryo binagoye no kumenya amakuru yiwe. Usanga ibintu bye byose yabagiye abigira amabanga akomeye cyane, kandi agaharanira gukora ibintu bifite ubuziranenge mu byo akora byose. Kandi namwe murabizi ko nta ndirimbo yiwe ajya apfa gushyira hanze gutyo ngo ize itifropinga nk'iz'abandi. Byibura we iwe ashobora gukora imwe ikamara igihe kinini, igikomeza gusunika gahoro gahoro ku buryo iba ifite n'ahandi hantu nyine yaba yamugeza. Tugiye kugaruka kuri zimwe award yagiye agaragaramo, agiye abamo nominees, nawe yagiye yitwara neza muri award zagiye zitangirwa no mu Rwanda. Muri 2011 nibwo yabashije kwitabira cyane bwa mbere zimwe muri award, aho yajyana aba nominees mu byiciro bitatu, nk'abaye Best Male Artist of the Year muri Salax Award, Best Urban Artist muri Salax Award, Artist of the Year muri Salax Award, ndetse harimo n'ibindi byiciro ajya abasha kurusha abandi bahanzi akabyegukana, harimo nk'icyo ngicyo cya Artist of the Year yabayemo nominees aracyegukanye, Best Male Artist aracyegukana, ndetse na Best R&B Artist abasha kubyibika. Ibyo bihembo bya Salax Award byatangwa ku Salax Award. Anabasha no kwitabira n'irushanwa nyine rya Primus nk'uko nabigarutseho mbere, Guma Superstar rya 2012, aho yanabashije gutwara amwe mu nyine yatwaye iyo award, ahigitse bamwe mu bandi bagabo nyine bari bakanyujijeho, harimo nk'umuhanzikazi harimo nk'umuhanzikazi Knowless ndetse n'umuhanzi Jay Polly nyakwigendera. Akaba yaragiye abahigika kuri icyo gihembo cya Primus Guma Superstar. Tutazi nuko cyaje kurangira ibyacyo, tutazi naho cyaje guherera, duheruka babitegura ntituzi uko baje kubihagarika ba nyirabyo babivana mu nzira. Yindi myaka nyine yaragiye yitabira nominees muri PGSS nk'ibisanzwe, ariko nagenda gitsinda ngo acyegukane. Muri bamwe mu banzi nyine bari muri zo, ayongeye kugaragara muri Salax Award muri 2016, aho yarahanganyemo na Bruce Melody, Christopher Muneza na Urban Boys nko mu byiciro nka Best Male Artist ndetse na Best R&B Singer muri 2016, uko agiye mbivugaho, aho yaje kugenda agenda byibikaho, ariko kenshi aho ngaho 2016 yatahiye kuba nominees, kuko se yagitsindiye cyatsindiwe ni n'umuhanzi Bruce Melody. Ibisobanuro birambuye nyine ku ibindi bintu wenda yaravuga kuri uwo mugabo nk'ibisanzwe nyine nk'umuhanzi wa R&B. Turi no kwitegura yuko agiye kuzenguruka igihugu muri ino minsi mu bikorwa bya MTN iwacu muzika, aho yabaye umuhanzi nawe uzaba uri kuri bendera, uzaba urimo urazengurukana n'abandi bahanzi bagenzi be bazenguruka igihugu. Kandi muri ino minsi anafite n'amahiti, mwanyarukira kuri YouTube channels yiwe ya King James mukareba bimwe mu bintu byiwe arimo arashyira hanze. Abibaza kenshi cyane ku bijyanye wenda n'amafaranga, ibyo yaba atunze n'iki. Mu Rwanda ho biracyagoranye kuba wakwinjira umuntu ngo uhite umenya ngo atunze ibi ngibi ni iki ngiki, akora iki, gutya na gutya, biracyagoranye cyane. Nakagaruka mwari Mugikari, stay in touch, muri kumwe na Lady ne, mwari muri kumwe ku byegeranyo byinshi tagenda mbyegeranyiriza buri munsi nagutinda kuri Mugikari, the best entertainment.